ndabashuhuje mbashuhuje nk'umuyobozi wa Valentine Hoiva akarongo ako. Ni umushinga ugenewe abantu bavukanye cyangwa babana n'ubumuga, abakecuru n'abasaza batakibasha kugira icyo bikorera. Mu gihe bankeneye rero ndahari, nifuje kubana namwe kugira ngo aho muzankenera nzabashe kubaba hafi, no kubasanga mu ngo zanyu no hanze y'ingo zanyu aho mutuye. Aho muzankenera nzaba mpari. Imirimo dushinzwe gukora cyangwa ibikorwa dukora ni ugufasha muri rusange nyine nk'abo bantu bari mu mago yabo. Dufite gutegura iminsi mikuru na dekorasiyo, dufite ibijyanye n'ubudozi. Uramutse ufite nk'umwenda wacitse, ufite umwenda ushaka se guteraho ikiremo, gukubisha imyenda se, kuba wadodesha se nk'umwenda, tugenda nk'iminsi mikuru nk'amasari, iyo nayo turayikora. Ubu ni ukuvuga ngo umushinga niwo ugitangira, nta bikorwa binini twari twakora, ariko ni ukuvuga ngo mbese ni uko tugiye kubitangira. Ntabwo ndabasha gukereya site, ariko ngerageje kubwira abakiriya bazatwifuza aho bazadukenera ko twebwe duhari. Valentine Hoiva ako. Turahari rero ku bwanyu, kandi turifuza ko ibikorwa byacu byazabashimisha. Dufite aho dukorera aho bita Helsinki ku bantu bazabasha kudukurikira. Nimero za telefone zirahari. Telefone ushobora guhamagaraho ni 046555554 Kuri imeri wakoresha mukarugera@yahoo.fr. Hakaba hari n'izindi nimero nanone ushaka kuba wahamagara, neza nivuze zo ku giti cyanjye. Ushaka gukoresha nimero nanone 050555261. Imeri nayo irahari yindi, nayo nzayibamenyesha buriya, ariko tubereho kugira ngo tubafashe aho muzatwifuza. Dukora ibikorwa bitandukanye. Ushaka kuba ufite nk'ubukwe cyangwa ufite nk'umunsi mukuru runaka, ukaba udafite aho utegura, ukuba uti ndifuza kuba nabitegura. Ibyo uramutse ubikeneye biterwa n'aho utuye nagufasha, ariko cyane cyane ku bantu batuye hano Helsinki, ku bijyanye na dekorasiyo wenda bwo dushobora kujya hanze wenda y'umujyi aho dutuye bitewe n'aho mutwifuza. Ubwo rero haba mu minsi mikuru ya aniveriseri, haba mu bijyanye n'amakwe, mbese iminsi mikuru uburyo bwose turahabaye, turahari. Ni ukuri turahababereye. Ndumva ahari nta bindi ahari ku bijyanye n'ibyo ngibyo, cyangwa izindi mwaba mutwifuzaho bishyashya mwatubaza, mwahamagara mukatubaza kuri izo nimero za telefone tubahaye. Njyewe ubwanjye uyobora umushinga nitwa Mukarugera Valentine. Narifuje wenda kugira ngo abantu bumve ururimi rw'ikinyarwanda mbibasangize, wenda abandi bo bumva ururimi nshobora kuba nababwira. Ikindi nanone dushobora kuba dukora muramutse mundukiye mu kibazo cya interprete cyangwa turukabusi, nabwo ikinyarwanda turagikoresha, iringara turikoresha, igiswahili turagikoresha. Ubwo mwadukenera mwatubwira. Ndabashimiye rero kuba muzabasha kudusaba amaserivisi atandukanye tubahaye, kandi rwose turishima ko tuzagendana namwe cyangwa tuzakorana ibikorwa byiza kugira ngo tubashe kubafasha aho mudukeneye. Murakoze cyane. Yari Valentine Hoiva
akarongo ako wari wifuje kubamenyesha ibikorwa byayo. Murakoze, turabashimiye.